umusore usigasira ibyasizwe n'abakurambere nkaba mbasangiza isano dufitanye nk'abanyarwanda. Sinabibabwiye ngo abana b'abanyakinigi bari mu kazi uzi utuntu noneho uyu muhungu agiye kudutamo. Musore wasinze kenshi wigira igisambu bigisahiranda, ibyago byinshi birakuzira uranangira wanga kwihana. Bavuga ko ubi by'umucyo asarura urumuri, wabibi mwijima agasarura icuraburindi. Musore hinduka usanga abasaza bagusangiza impanuro, usiga iby'isi usanga ijuru. Wisinda ngo useberaho sanga urungano musabane, musangire mudasoma kubisindisha, ubu musore ubereye u Rwanda. Dore rumaga ndakubwiye uzi ko ari rumaga, ese rumaga burya abantu bitwa ba rumaga baba biturije cyane bakavuga make, ariko iyo bakubwiye bakiriye undi musore hano, musore w'inkorokoro rwose utapfa kwinjirira uko ubonye, ni igisore wowe ndakubwiye, wowe utari kumureba yewe we ntabwo wapfa kumwisukira. Uzi none ishati yambaye ukuntu imeze, Kinigi Radio and TV, niyo shati yambaye. Reka tumuhe ikaze mu byubahiro bye, hanyuma rwose atubwire byinshi birambuye. Karibu kuri kamera za Kinigi ndetse no kuri radio Kinigi Radio and TV. Tangira twibwira ngo amazina yanyu muri bande. Murakoze, amazina yanjye banyita Habumugisha Steven. Habumugisha Steven, Habumugisha Stefano, Habumugisha Steven. Musore wacu ndabona wihagazeho cyane, uri bogari ariko ndabona wihagazeho cyane. Ufite impano yo guterura weho? Wapi? Nje mfite impano nyine yo kuvuga imivugo muri make. Uri umusizi? Dore rumaga ndakubwiye. Uzi ko ari rumaga, ese rumaga burya abantu bitwa ba rumaga baba biturije cyane bakavuga make, ariko iyo bakubwiye barakubwira uti ufite impano yo kuvuga imivugo. Uti witwa Steven nde? Habumugisha. Habumugisha. Habumugisha, mu rugo kwa Habumugisha Steven iwabo nahagana hehe? Mu rugo ni hani Musanze nyine mu Kinigi. Hani Musanze mu Kinigi. Sinabibabwiye ngo abana b'abanyakinigi bari mu kazi uzi utuntu noneho uyu muhungu agiye kudutamo. Uri umusizi, hari ibisigo bimwe na bimwe ugiye ufite wanditse cyangwa se yego? Hari izo mfite nzi, hari n'izo nyine nanditse hariga nyine ngo mfate tu. Yego, uracyari mu nganzo mu yandi magambo, sibyo? Yego. None se iyo mpano yatangiye ryari? Impano yo kuba rumaga nako yo kuba umusizi yatangiye ryari? Yanjemo kuva kera nyine, narabikundaga numva mbishaka no kubijyamo. Wumva ubishaka, ushaka no kubijyamo, bityo rero ushatse kubijyamo kugira ngo ibintu byawe bifate indi ntera, uhita uza kuri Kinigi Radio and TV kugira ngo ibintu byawe bigere kure, sibyo? Yego. Ntago mbeshye. Tangira rero udutemo imwe mu mikara gutumanukire rwose. Tangira udutemo rwose, karibu. Ndi umusore usigasira ibyasizwe n'abakurambere nkaba mbasangiza isano dufitanye nk'abanyarwanda. Umuvugo. Musore wasinze kenshi wigira igisambu bigisahiranda, ibyago byinshi birakuzira uranangira wanga kwihana. Bavuga ko ubi by'umucyo asarura urumuri, wabibi mwijima agasarura icuraburindi. Musore hinduka usanga abasaza bagusangiza impanuro, usiga iby'isi usanga ijuru. Wisinda ngo useberaho sanga urungano musabane, musangire mudasoma umutwe umwe ntiwigira inama, ahubwo wifasha gusara. Kuri amashyi numva mwabantu, amashyi menshi cyane kuri uyu musore we, uzikanabwirije we.
tunywe resi nta kintu mwumvishemo. Uyu musore rero ni umufatanyabikorwa wa leta mu gukangurira abantu ngo tunywe resi. ndabeshye wa musore we? oya kera bonaga uri igisore cy'inkorokoro we, sore nagize ubwoba, ariko nyine n'ubundi ntabwo napfa kukwisukira kuko wahita unyisuma, ariko ntunguwe no kumva ufite mesaje cyangwa se ubutumwa bwiza buryoshye bumeze kujya we. none se icyo gihe mpita nibaza ni iki cyakwensipiye cyangwa se cyatumye utekereza kuvuga cyangwa se kwandika iyo mikarago imeze gutyo? nabonaga nyine abandi basizi nabareba bitewe n'uburyo mbabonamo nkumva nanjye ndabikunze nyine ngira ishaka nyine nanjye ryo kubyinjiramo ngo ngere ikirenge mu cyabo. kugira ngo wandike kuri iriya ngingo cyangwa se iriya topike irimo gukebura abantu b'abasore nako ngenda umusaza, kugira ngo rwose ubakebure, byakujemo biti. hari aho byari bikugeza ahantu, nuko bikugeza ahantu uhita ubipangira akantu, nuko kabatamo uhita upanga kukababwira. yego ni ibintu byaje gutyo. hari uwagusagariye we wabirebeshaga amaso ukavuga uti ibi bintu ntabwo bikwiye, bityo rero nk'umusore w'umunyakinigi numva ashaka kubaha mesaje. urakoze cyane. ariko abana b'abanyakinigi mwabumvishe, mubakomera amashyi menshi cyane aho muherereye hose. mwebwe muri imbere zanjye amashyi menshi cyane kuri uyu musore. nikuye. none se iyi mpano we yatangiye ryari? ni vuba nta nubwo ari kera cyane, ni vuba ngaha. ni vuba ngaha muri uyu mwaka? oya umwaka ushize? oya uwabanje? yego wabanje. okay. ubu ngubu mufite imyaka ingahe? mfite imyaka 14. 14. igisore kingana nawe? burya n'umukinigi we haba n'indyo yuzuye. urabona iki gisore disi we, ni igisore utapfa kwisukira. none gahunda yawe yo kuzamura impano yawe by'umwihariko binyuze mu mivugo, ni ukuvuga imivugo gusa byonyine niyo mpano ufite? oya indi mpano? mfite impano yo kubyina. indirimbo izo arizo zose? modani na traditionnel. hose wisangamo. ariko mwamwumvisha umwe amashyi menshi cyane, nta mashyi ndiko, ariko aba bantu bimeze bite we? amashyi menshi cyane. none se wenda urikorera cyangwa se hari abo mwijoyininze kugira ngo wenda muzamure ibintu byanyu bigere ku rundi rwego, bigere kure cyane? subiramo ikibazo. ndavuze nti urimo gukora wenyine cyangwa se hari abandi mwihuje nabo kugira ngo bagufashe kuzamura impano cyangwa se ibintu byawe bigere kure cyane? urifuza ubundi ko byagera he? ndumva byagera kure nyine ku rugero iyo ngiyo ku mpera y'isi. yego. banyakinigi rero cyangwa se namwe mudukurikiye, ntimuzatangirwe ejo bundi ku munsi wa naming ceremony cyangwa se umunsi wo kwita izina abana b'ingagi. uyu musore performance ntimuzatungurwe. niyo gahunda twebwe twabijemo nta mikino. okay. none se umuntu ashaka kugira ngo aderesi yawe ubundi ni iyihe? ushaka kumenya se cyangwa ushaka kumenya ibihangano byawe? wakwegera radiyo Kinigi and TV. yego. babigufashamo kugira ngo tukubone. yego. urakoze cyane. amashyi menshi cyane kuri uyu musore, tugushimire cyane. urakoze.